Nimuhumure bana b'Imana, dore amasomo tugiye kuzirikanaho none kuwa kane w'icyumweru cya 30 tariki 29 Ukwakira 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu Yohana Mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa 6 umurongo wa 10 kugeza kwa 20. Bavandimwe, nimugire ubutwari muri Nyagasani, mugire imbaraga ze zibashoboza byose. Nimwambare intwaro zikomoka ku Mana kugira ngo mubashe guhangara imitego ya Sekibi. Erega abanze turwana si abantu, ahubwo bo turwana ni ibikomangoma n'ibihangange n'abagenga b'iy'isi y'umwijima n'izindi roho mbi zo mu kirere. Nuko rero nimwitwaze intwaro z'Imana kugira ngo muzashobore gukomera ku munsi mubi, muzatsinde mudacogoye. Ngaho rero nimuhagarare igitwari kuri mu kugira nk'umukandara mukenyeje, ubutungane mu bwambara nk'ikoti ry'icyuma, umwete wo kogeza inkuru nziza y'amahoro ubabere nk'inkweto mu birenge, ariko cyane cyane muhora no kwemera kubabere nk'ingabo z'ibinyambi igurumana ya Nyakibi. Nimwakira ingofero y'umukiro n'inkota muhawe na Roho, ariyo jambo ry'Imana. Igihe cyose muhore musenga kandi mwambaze ku buryo bwose mubwirijwe na Roho, mubyitondere kandi musabire ubutitsa abatagatifujwe bose. Nanjye munsabire kugira ngo mpabwe imbaraga zo kuvuga nshize amanga namamaza iyobera ry'inkuru nziza mbere y'intumwa, nubwo ndi mu munyururu rwose. Icyampa ngo nshobore kuvuga ibyayo nshize amanga uko mbigomba. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 144. Nihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye. Ivanjili yanditswe na Luka umutwe wa 13 umurongo wa 31 kugeza kwa 35. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Icyo gihe bamwe mu bafarizayi begera Yesu baramubwira bati, haguruka uve hano kuko Herode ashaka kukwicisha. Arabasubiza ati, nimujye kubwira uwo muhari muti, uyu munsi n'ejo ndirukana roho mbi nkize n'abarwayi, maze ku munsi wa gatatu nzabe ndangije. Ariko uyu munsi, ejo n'ejo wundi ngomba gukomeza urugendo rwanjye, kuko bidakwiye ko umuhanuzi apfira ahandi hatari Yerusalemu. Yerusalemu, Yerusalemu, we wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nashatse kwegeranya abana bawe nk'uko inkoko ibundikira abana bayo mu mababa, ariko wowe ukanga. Dore inzu mutuyemo izabasenyukiraho. Koko rero ndabibabwiye, ntimuzongera kumbona ukundi kugeza igihe muzavugira muti, nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, ntimugire ubwoba. Amasomo y'uyu munsi aje kudukomeza atumara ubwoba duterwa n'abaturusha amaboko, aho tugiye kuzirikana ku ngingo yo gutegura imitego y'umwanzi Shitani. Nk'uko twagiye tubizirikana, uko Imana ishobora kuza mu ishusho y'umuntu mugenzi wanjye, akamburira nka marayika, akandinda, akangira neza, akambwiriza ibinyura Imana, akamfasha guhangara imitego ya Shitani, ni nako Shitani nayo mu mayeri yayo ishobora kuza mu ishusho y'umuntu. Uturyoshya, uduhendesha ibishashagirana. Shitani akaza mu ishusho y'ubukire, amafaranga, ibyubahiro ngo tubyohokeho, akaba yaza mu ishusho y'umutegetsi ukomeye udutera ubwoba ngo tumuyoboke, tumupfukamire, tumuramye, kubera kugira ubwoba ngo atatwica. Yesu uyu munsi mu Ivanjili aratwigisha amayeri yo gutsinda Shitani y'umutegetsi nka Herode uzamukangisha ubutegetsi. Herode umwami wica ngo yewe akaba yanakiza, bityo akibwira ko afite ububasha busesuye ku Mana kuri Yesu. Nyamara aribeshya. Ni bya bindi by'uko Imana yaduhaye ububasha, aho kubukoresha neza tuyiramya, ahubwo tukabukoresha tuyituka, tuyihiga, tuyipinga, kugeza naho kuyica. Muri Ivanjili Luka aratwereka ko nubwo abafarizayi bamwe bangaga Yesu bakamurwanya, ariko hari n'undi mubare wamukundaga, bagezeho naho kumuburira, mbese nk'abamarayika batuburira. Imana ibaha umugisha. Yesu rero akaboneho kutwibutsa ko Herode nta burenganzira mufiteho. C'est Jésus qui décide. Turanibuka ko no mu rubanza rwa Yesu, Herode yamwohereje kwa Pilato. Yesu rero ni ubwe wifatira icyemezo cy'uko azaducungura anyuze mu rupfu. Ni ku bushake bwe. Yesu ati, nimujye kubwira uwo muhari muti, uyu munsi n'ejo ndirukana roho mbi nkize n'abarwayi, maze ku munsi wa gatatu nzabe ndangije. Yesu arahanura ubabare, urupfu n'izuka bye, akazamara iminsi 3 mu mva, akadupfira ngo dukire. Umuhari ni inyamaswa igira amacenga, amanyanga, maguye, uburyarya, ariko nanone inagira ubwoba bukabije, ku buryo ihiga nijoro igahita ihungira mu nturo yayo iyo hagize gato gakoma, kubera ubwoba. Ngabo ba Herode bashobora gukangata gusa by'inyuma, bakagirira n'aba bantu kubera ububasha n'ubutegetsi bafite, ariko bakibagirwa ko Imana ari ifite ububasha bwuzuye busesuye. Yesu rero ugiye gupfira i Yerusalemu, akabazwa n'uyu mujyi wica abahanuzi, akawuririra kugiye gusenyuka. Yesu yahanuraga igisenywa ry'ingoro ya Yerusalemu yari igitangaza, ikazasenywa mu mwaka wa 70 na Titusi umuromani. Buriya Yesu nanjye yamburira nkanga kumva ararira ati,
ni kangahe naguhaye inama ukazirengaho, ni kangahe nakoresheje abamarayika banjye ngo bakuburire, ni kangahe nakwigisha uburyo wahangana n'imitego w'umwanzi Shitani ariko ntunyumvire. Yezu ararira mubyeyi, ubu koko ugiye gusenyuka? Yezu arandira iyo nkora nabi kuko mba ngiye gusenyuka. Turi ingoro y'Imana, le temple de Dieu. Paulo mutagatifu mu isomo rya mbere araturangira aho twakura imbaraga kugira ngo duhoze Yezu amarira twamuteye, ati nimwambare intwaro zikomoka ku Mana kugira ngo mubashe guhangara imitego ya sekibi. Amen. Izi ntwaro twazihinira muri esheshatu: ukuri, ubutungane, umwete, ukwemera, ijambo ry'Imana n'isengesho rihoraho. Babyeyi bavuga ko Shitani izerera ishaka uwo yaconshomera, ishaka uwo yagusha, ishaka uwo barimbukana. Ese mubyeyi, ndaho umwanza gucungiye muri iyi minsi ngo nawe ukurikize inama za Yezu ubundi umwigobotore? Nahoza nteza amarira, uhora ubabazwa n'ibyiza nkorera ariko nye nkamwitura inabi, uhora mburira ariko nkanga kumva. Baca umugani ngo umwana utumvira se na nyina yumvira ijeri. Umunsi umwe umubyeyi wahoraga ku nkeke y'umwana we w'umukobwa wari waratangiye gusamarira abasore ubwo yari ari mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye, nuko nyina w'umupfakazi aramwicaraho ati, mwana wanjye niwe nsigaranye wenyine, urebe uko nagurisha ibyo nari ntunze byose ngo wige. Reka rero nkugire inama mbere y'uko usubira ku ishuri. Ati, abantu ntabwo dukozwe mu byuma, hari ubwo umubiri ushobora gukugusha cyane cyane iyo wawucokoje, provocation. Rero mwana wanjye uzirinde gusura umusore ngo umusange iwabo. Uramutse unagiyeyo uzavuge aho ugiye ubimbwire hakiri kare. Ikindi uramutse unamusuye kubw'ibishuko wagira uzirinde kugenda wenyine, ahubwo uzashake mugenzi wawe mujyane. Kudasura abasore bagushuka, kuvuga aho ugiye no kwemera guherekezwa. Umunsi warenze kuri aya mategeko ko ari atatu ntuzabasha kwigobotora imitego y'umwanzi Shitani. Wa mukobwa arikiriza ko azabyubahiriza, ko atazasebya nyina. Umunsi ukurikiyeho ubwo haburaga icyumweru ngo asubire ku ishuri, umusore atuma kuri wa mukobwa ngo aze bajyane mu isoko kumugurira ibikoresho by'ishuri. Wa mukobwa ati, ubwo atari iwabo ngiye sinirirwa mbwira mama, nta n'uwo nshaka ko amperekeza ataza kumenya ibyo banguriye. Uwacu arikora aragenda, umusore amugurira utwenda twiza cyane n'udukoresho twiza. Baza kugura n'amashuka, nuko umusore abwira umukobwa ati, naguhaye ibintu byinshi kandi byiza, ngiye kugusaba kimwe nanjye, genda untegurire amashuka mu cyumba cyanjye uhasase neza. Wa mukobwa atekereje ibintu byiza bamuguriye, ntiyongera kwibuka za nama za nyina, nuko aragenda asasa icyo cyumba abiyo n'uwo musore. Hashize iminsi 3 yaramaze gutegura icyo cyumba ngo yiteguye gusubira ku ishuri da. Ese ntiyageze ku ishuri indiga korogana yabikoza wa musore akamutera utwatsi? Nuko amashuri yarahagarara, abura ubwajya ku mugabo, abura ubwakomeza amashuri. Amarira akaba ari yose, cyane cyane amarira ya nyina, yibaza uburyo umwana we adohotse kandi yaramuburiye akanga. Ye baba we, banyeshuri musubiye ku ishuri, nta marira mwateye ababyeyi banyu muri iyi corona, none bamwe amasomo bakaba barayacikije batazongera gusubira ku ishuri. Barahombeje ababyeyi. Mukobwa, amategeko arangisurana wayumvise? Aho ntuzajya witakishwa ngo bagufashe ku ngufu. Ese nta bashuga dadi cyangwa abashuga mami baguhaye rendezvous ngo uzabasure ubundi ubaha agasezero? Agasezero ni umutego wa Shitani. Ese mubyeyi, nta bana ushukisha ibikoresho by'ishuri, utwambaro twiza, bombo zo ku gati n'amandazi, ukajya ubahemukira ukabashuka ukabicira ubuzima? Uri Herodi rero, uri umuhari nawe rero. Sigaho mubyeyi, mwana b'amaso, nubona umuntu akwitayeho akagukorera neza, akakurihira amashuri, akagufasha, ujye wibaza niba bikomoka ku Mana, ujye wibaza niba ari gusa, niba ishyamba ari ryeru. Byaba ari byiza niba ari urukundo rw'Imana rubimutera, ariko niba ari imitego ya Shitani, shishoza maze wumve, ntukagende wasamye uhorana amakenga nk'inyaryenge. Umuhanga yanditse ku rugi rwe ati, quand on a une tête d'auberge, l'on ne s'approche pas du feu. Iyo ufite umutwe w'urugimbo ntiwegera umuriro. No kwitwararika mu mukino w'amaguru, uko umugore utwite atakubeshya ngo ajye mu izamu, nawe rero uzirinde kwegera umuriro wa Shitani udashya. Wivuga ngo uri igihangange, ngo ntiwagwa, ngo ufite ububasha nka Herodi, ariko ujye uzirikana ko nta muntu ukozwe mu byuma. Ni ngombwa rero kwigengesera, cyane cyane tugahoza Yezu amarira, kumvira inama duha buri munsi, ngaharanira kwitwara neza buri munsi, ngaharanira kurwana urugamba rwa roho buri munsi, nizeye ubuvunyi bw'Imana n'abamarayika bayo nyoherereza buri munsi. Amen. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diocese ya Cyangugu.